ntabyo kwitaba ugataha. Abantu bariyamwe barabwiwe, Jihad nawe ubwabizi, nanjye ubwanjye twize kuganira ndamuga genda gake, ibintu usigaye gukora ntabwo ari byo. Muzi amafoto nayo yigeze gusohoka ye ubwe. Jihadisha yajyaga kibona nk'umuntu akurikiranyweho mu rwego rw'ubugenzacyaha, kigafata akabito kikagakoma kikabyina ngaponyonyo ubu se cyo bagafashe bagashyiraho n'ipe, bakavuza ingoma, bagashyira n'imwenyo. umuntu cyafashe video ya Yamano ngo tupo nayo ngo turayifite, umuntu yishaka ngo nayi Muhammada. Ubundi umuntu yarimo arabivuga biba byoroshye, ariko iyo bamaze kukwifatira bagatangira kukubwira ko babyohereje ku bugenzacyaha, nibwo ugenda wumva ko byari ntari icyaha koko. Nta munsi n'umwe ngewe ibyo bita ibitinganyi nzabiha umwanya. Kibarira bizi twavuye byinshi bitandukanye turi kumwe, sinza kuvuga byinshi. Yes, nayo musoza kandi nizeye ko umeze neza, dukunda kandi ko cyakurikiye news 5 twizeye ko umeze neza muri hose mu cyo bigiye bitandukanye. Of course mwenyene twacheke chua mudakina n'abana, ukina n'abanyenisura batandukanye mu cyo bigiye bitandukanye, usibanganye ngutasenye agatanga isa na mitima mu bamukurikira ngurangaye kigenda uzima 5 dusajya batandukanye mu bice bigiye bitandukanye, rero twibereye turi mu bintu birindiro nyuma ya kamera. Uyu munsi bamukobwa rwose namugarukanye n'ubushinzwe amajwi n'amashusho nibo kora buri kimwe cyose gitandukanye, ariko cyane cyane mari kumwe n'uwo twa Cyubahiro sura channel twa Inasha TV. Kore subscribe, like, share ndetse na comment. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, asazo n'Iburengerazuba ndabasuhuje. Abaturanyi bacu batandukanye, abari muri Kongo hari hirya gato y'abacu ari Goma, abari muri Saudi Arabia, abari muri Oman, abari ahitwa United States from American. Akakanya breaking news nuko urwego rw'igenzacyaha RIB rumaze gutangaza ko uzwi nka Jihad, sinabwiwe zinabye kuko nge navuze ko ibitinganye rwose nazabishyigikira rwose. Ubwo ngubwo rwamaze kumuta muri yombi nyuma yo kumubonye video ya Yamano n'abandi mwabonye ejo ku rukiko rwa Kicukiro ahazwe muri Kagarama, babanje kubazwa, ariko bamwe bakaza bavuga ati ntago ibyo turegwa cyangwa n'ibyo tugomba gusobanura nago birajya muri system siyabinzanye. Ariko nanone nkaza kugaruka ku bintu nimo nabona muri no mihanda, nagarutse keshi mbwira abantu bajya batandukana bati kubera iki ushobora kujya mu buriri we n'umugore wawe cyangwa n'inda yawe cyane n'inshoro cyangwa kwifata video ngo urashaka n'iki n'ibiki. Ibyo ryo binzanye, ariko turashaka dutanga ikiganiro, mwe mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Ariko nanone abazi wirwamagana akora byinshi byetandukanye, agaruza ibyirwe, avura inyatsi, mufite rw'amaraso, abafite amazu babuze, abo bayagurisha, ni byinshi ajya akora, waba uri mu mahanga waba uri mu Rwanda, aho uri hose harakugerera. Nanjye ikiganiro cyacu nangirana n'umuvugizi wa RIB Dr. B Murangira Thierry, agaruka asobanura byinshi byetandukanye kuri buryo Jihad yatawe muri yombi ndetse n'undi mugenzi we, anashumangira ko ari n'abandi bagikurikiranwaho bari 3 ubu ni 5. Tukibaza nanone ngo ese Jihad kuba yafunzwe abantu bose bagakoma amashyi. Tunezwe rero kuri Gasuku ibyo atangaje, munamuzi ibyo bavugana na Jihad na Gasuku ni byinshi. Reka twumve mu byubahiro bye Dr. Murangira Thierry, umuvugizi urwego rw'igenzacyaha RIB. Kuko hari abantu basa nk'ababigize imikino nyine, urumva bimwe bavugaga ntabyo kwitaba ugataha. Abantu bariyamwe barabwiwe, Jihad nawe ubwabizi, nanjye ubwanjye twize kuganira ndamuga genda gake, ibintu usigaye gukora ntabwo ari byo. Muzi amafoto nayo yigeze gusohoka ye ubwe, yariyamwe ahabwa amahirwe. Ibi byose ni urumva kwikubitira ngira ngo uzi ko hari hafashwe uwitwa Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo, hakurikiraho Kalisa John
uzwi nka kejo, hazana Ishimwe François Xavier, uyu nawe arafatwa, we rwose we afite n'umwihariko wo gushishikariza abantu ngo bagure ayo mafoto abaca amafaranga. Ubu rero noneho iperereza ryagaragaje ko uzaba akiriho Cyprien, Jihad na Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nesta, nabo ko bafite uruhare rwo gukwirakwiza aya mashusho ya Yampano. Ntabwo wakumva ko uzahora ukora ibyaha ukishingirira ukaba wumva ko ufite ubudahangarwa. Ndakubwiza ukuri, kuba hirya y'imipaka y'u Rwanda n'ibihugu, kuba hirya y'ukuboko. Maramwumvishe Dr. B. Murangira Bitseri aho yavugaga uburyo Jihad yagiye agira gute ahabwa owning ndetse akanaganirizwa. Murabyibuka Jihad nawe yashize ubwambure bwe hasi mu gihe hanze abantu benshi babivuga byinshi bitandukanye. Murabyibuka uburyo yabaye inkoma amashyi, uburyo Yampano ndetse kuri Space ari kumwe na Godfather yavugaga byinshi kuri Yampano ira video yasohotse ati ibingibi ntago tuzahora tubyihanganira, ntago tuzahora tuganiza abantu ngo nibumve. Ndetse munabyibuka ko byinshi na byinshi abayobozi bacu badahwema guhora batubwira ati ibigize icyaha mu byirinde, bagara batwigisha kuko abayobozi bacu n'abavyeyi, iyo bakwigishije ukabumva ni byiza, iyo bakwigisha ntiwumve bajya gute bakaguhana. Uburyo rero batawe muri yombi hari benshi ko Jihad yitwa uzaba akiriho Cyprien, genda muzi cyane nk'umwana wo mu Biryogo, ndamuzi cyane byinshi byetandukanye. Murabyibuka mu kiganiro ngiye gutangaza avuga ati nta munsi n'umwe ngiye ibyo biti bitinganye nzabiha umwanya. Kibarira bizi twavuye byinshi bitandukanye turi kumwe, sinza kuvuga byinshi. Ese mwebwe itabwa muri yombi rya Jihad mwaryakire biti? Ese kuba Yampano yarifashe video n'umugore we mwarayibonye, umuntu umwe agafata telefone ye nk'uwari ushinzwe kugira ngo amwamamarize, tuwe ahantu hajyaga twatu video kuri Instagram, kuri Twitter, kuri TikTok, hari umuntu wari ushinzwe kubagira gute, hari umuntu wari ushinzwe kuba yajya afata izo video akagenda amwamamaza ku mbuga zigiye zitandukanye. Ushobora kugira urubuga TikTok, Instagram n'ibindi bigiye bitandukanye, umuntu akavuga ati nakubonye views zikaza nawe ukamamara. Jihad rero uyu ngute muri yombi nuko yamaze kwihananyirwa kenshi. Jihad ameze nk'uko umuntu yakita Imana akaza agira gute ashinyagurira iki umurambo. Nyamara marambabwira ngo inkoni kubise mukeba ujya gute urenze urugo. Jihad kubateye muri yombi abantu bose bakishima, byagenze bite? Muri commentaire muraza kubitubwira. Ese Gasuku yatangaza iki nyumvira hanga? Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo usekusuze jukanya. Akoresheje ijambo rikomeye cyo. Nguseka ngo wusuze ngeje ukagera gute ukajya muri west. Reka dukomeze. Jihad sha yajyaga kibona nk'umuntu akurikira nko mu rwego rw'ubugenzacyaha kigafata kanite kikagakoma kikabyina ngaponyenyo ubuze cyo bagafashe bakashyiraho n'ipe ubuze cyo bakavuza ingoma bagashyira imwenyo ngakavuga cyafashe video ya Yampano ngo tupo nayo ngo turayifite umuntu yishaka ngo nayi Muhammada. Ubundi umuntu yarimo arabivuga biba byoroshye, ariko iyo bamaze kukwifatira bagatangira kukubwira ko babyohereje ku bugenzacyaha nibwo ugenda wumva ko byari ntari icyaha koko. Mwumvishe ibyo Gasuku yatangaje ati iyo utaranyagirwa ngo niyo byivugiye cyangwa utarabura ngo ishitama ngo atanurwa ari yambaye, ariko iyo utararuta wumva ko urwo wambaye wakomeza kurwambara. Ejo ku rukiko rwa Kigarama Kicukiro nibwo Kalisa John niwe navuga ko yabaye mwiza cyane, abanyamakuru beza bigiye kinini
yari umunyamakuru ushaka kwamaza ukagera aho ugera. Ubu ejo ku itariki 20 hashize ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11 nibwo bagize imbere y'urukiko rwa Kicukiro ari abantu batatu bagomba kubazwa ibyira video y'amano yagaragayemo n'agapfukamunwa n'ingofero ashaka kumva ngo bimeze bite. Basobanuye yuko badafite ibyo bagomba kuvuga kubera ko ibyo bagomba kuvuga ni dosiye itaragezwa muri system. Byimira ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Kuno munsi turi ku itariki 28. Urumva asigaye iminsi igera muri ngahe mu minsi nanone 8. Ese abadukurikiye kuba bafunzwe barazira ubusa cyangwa barazira ukuri? Muratubwira. Ese kuba wafata video ya mugenzi wawe nshuti yawe cyangwa uri wese ukerekana ubwambure bwe hanze n'umugore we cyangwa ubwambure bwe, nyamara nanjye mbonye ubwambure bayamano ndeba ubwanjye kuko igitsina gabo nkanjye. Ese abadamu iyo babibonye ari babishize hanze basanga ari igitsina gore bikababaza? Ese abana babazabyara bazabona ibyo ngibyo ko kumbuga ngo nyabuga bitajya bivaho bizabubaka cyangwa bizabasenya? Ariyo mpamvu RIB mukomeze mukore akazi kanyu kandi ibingibi nyamuna bicike. Jihad yari arigize igitangaza, ubaka kanya buri wese aravuga ati abambwe. Erega burya kubaho n'ukubana, nubana n'abantu neza bizagenda neza. Nibicisha bugufi wese azagucira bugufi, nujya hejuru urese azajya gute? Azakwereka yuko nabari hejuru, ariko ntabwo bikwiye. Babyeyi bacu, miryango migari, baciki bacu, bakuru bacu, bari mu nacu, ese dutanye mwaje mutugira inama? Ese ni ibiyobyabwenge babanyweye ni muri ture ni mukubita umwice ni za nzoga zamenwe se ko nazo zamenwe zitakiriho? Ese habaye iki kugira ngo ikitwe ubumuntu twe twakiyambura? Tugana ku musozi ikiganiro cyacu nisoreza y'ubutumwa ntanga. Izi telefone tugendana natwe ubwacu ntabwo tuzizi. Njya tuvugana njye nahaye amayinite umuntu ngahamagare, ariko nyuma yaho narabizize mba mwanzi. Wahaye umuntu telefone ngamamagare nkandi uri iki? Avuga byinshi. Mwirinde, mukumire, mushaka ibyakubaka igihugu cyacu cyabaye paradizo, cyabaye amata n'ubuki. Twongeremo ubuki, twongeremo amata. Murashaka amacunda se? Ntabwo byabaho. Ndabararikira ibindi biganiro byatandukanye tuza tu breaking. Ariko abakoze kumvuga ngo isi yakamanaje gituma nitwiyetenega cyo ko twarwaye. Turi gutya turaba big energy. Turi big energy. Kandi ikindi kintu nabararikira cyose nuko mukora subscribe, like, share ndetse na comment. Sisangire kamushimire we abanyananye ku majwi n'amashusho. Ubwo Jihad rero 10 ku murongo, umugabo mbwaseka imbohe singusetse, ariko nanone iyo mwana kosheje kumukubita kanyafu n'ubuta ese uzongereze ngo oponyonyo ngabashu ibazinjika kibwa ngabashu